Hello guys, mbahaye ikaze murakaza neza kuri smart income. Mumeze gute igitondo cyiza. Muri iyi video tugiye kuba twakumva byinshi cyane by'ubwenge cyangwa se amakuru mashyashya utaruzi. Wakomeje wumva hirya no hino tuvuga kuri OCP byane byimbitse cyane. Niba utarabona izo video urabibuze kuba wagenda uzibona mu gihe yageze kuri channel yacu ya smart income. Mbere ya byose, niba uri mushyashya akaba aribwo ukigera kuri no YouTube channel yacu, reba yuko wakanze subscribe ugafungura n'akazogera kugira ngo bashe kuba wamenya uburyo ki wakorera amafaranga online kandi mu buryo bwiza cyane. Nk'ibisanzwe hano hari business twari dusanzwe kwigiramo byinshi cyane, dukoreramo n'amafaranga cyane ababizi basanzwe bayirimo barabizi cyane yuko iyi business tumaze iminsi tuyiryamo amafaranga atubutse. Urimo urabona ibi bicuruzwa ukuntu bimeze, uko biporogaramye, ariko masaha yangaya tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri hari itangazo naba nkuzaniye. Iri tangazo ribuze kuba ryagufasha wowe unkurikirana kuri no channel yacu. Nashatse iyi channel nyishyiraho amamenyesha cyangwa se amamenyesha ku ma business abarimo atanga amafaranga ya online. Niyo mpamvu rero kugeza ubu ngubu iyi tariki iyi business ya OCP wayumvishije case uyirimo, usanzwe uyirimo, wowe usanzwe uyirimo ntiwirengagize kuba wagenda utumvishije iri tangazo kuko ribuze kuba ryagufasha muri OCP. OCP yakomeje kwamamara mu mitwe y'abantu benshi cyane kuko iyi OCP irimo iramara imyaka 2 mu Rwanda ikoreramo, kandi ikorera mu bihugu bigera mu bihugu 15. uri kumva yuko iri public yaramamaye mu rwego rw'umugabane wa Afrika, irazwi ahantu henshi cyane, nago ari shyashya ahoko iyi irarambye imaze igihe. Urebye umuvuduko iri kwamamaraho tariki ngiyi mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 irimo iramamara cyane. Ariko kugeza ubu ngubu ucyumva iyi video, icyo nashakaga kuba nagira ngo mbabwire, murasabwa kuba mwakurikirana neza, mukareba, mukanalizinga, mugakoresha logic. Nirafunga irimo iratanga service zacu neza. Hari indi business shaka yuko twahita dugira ute nayo twakora mu gihe iyi business itari yafunga, ariko bidakuyeho yuko iyi business iri hafi kuba yarangiza cyangwa se yahagarara. Niyo mpamvu mvuze ati ese ko yamamaye abantu benshi cyane bakaba barayinjiyemo. Urabona iri public pe bayamamaje hirya no hino mu gihugu. Umuntu waba utayizi yaba arahombye no kuba yarakorera amafaranga muri aya mezi cyane niho yari irimo itanga amafaranga atubutse. Niba rero warosanzwe irimo ukaba washyiragamo ibihumbi bigera muri 800 cyangwa se miliyoni irenga, urasabwa kugabanya ayo mafaranga serious, gabanya ayo mafaranga washyiraga muri no business muri ano matariki, kugira ngo nibaramuka bafunze batazafungiramo amafaranga yawe ari menshi. Ariko niba uri gucuruzamo miliyoni muri no business, iyo miliyoni akaba ari iyo baguhaye, akaba ari inyungu, akaba ari inyungu wenze baguhayeho, nta kibazo, ukomeza ugicuruze kuko niba nayisubiza azaba ari ayabo. Ariko ugabanye kwinjizamo abantu bashyashya, gutumiramo abantu bashyashya mu gihe ukibonye iyi video. Cyakoze mu gihe iyi video ikugezeho twararenze ku kwezi kwa kabiri, kwa kabiri tukaba twarakurenze, tukaba twarageze mu kwa gatanu, cyangwa ukaba ikugezeho mu kwezi kwa 10 kwa 2027, ikaba ikugezeho, ikaba ikigenda, ikaba igikora neza. Ho naribi komeza ushore ibishoro byawe nkuko washoraga, unatumire n'abandi. Ariko wowe uyumvishije vuba hangaha itari yamara ibyumweru bingahe, ubanza umamagare kwiyi nimero umbaza amakuru, nkuha amakuru yizewe ya nyawo iby'iyi business. Iyi business nyimazemo igihe kitari gitoya. Niyo mpamvu rero nababwiye ati hari link ndibuze gupininga muri comment. Ujye muri comment, hari link ya mbere harimo
link ya mbere iyo ni business shyashya tugiye kuba twakora. Abantu bakoraga zindi business cyangwa bakaba batazizeye cyangwa zikaba zimaze igihe ariko zikaba zifite gahunda zo kuba yafunga, kuko ntago yari yafunga, iri gukora neza nta kibazo. Namwe murimo mwarakugira impungenge iri gukora neza, nuko ndi kubabwira ati mwe niyo business mwe mwayimenyaho amakuru kugira ngo iyi ngiyi ninyeganyega igafunga imiryango uhite ugaruka uhite ufatiraho na muri business yawe ukomeze n'ubundi winjiza amafaranga yawe ukoresheje online. Ngiye nababwiye yuko nzabatakazamo amakuru ya nyawo yizewe kugira ngo mubashe kuba mwakorera amafaranga online. Korera amafaranga online niho hantu hambere hizewe ushobora gukorera amafaranga menshi cyane utapfa kuba wakorera ukoresheje ubundi buryo. Niho hambere ushobora kwinjiriza umushahara urenze cyane mu kigero cyo hejuru. Ubwo rero niba uri gukorera amafaranga online ni byiza pe, ariko mu gihe wumvishije iyi video, mu gihe wumvishije aya mamenyesha ukaba ugeze ku munota, reba ko wakanze like, wafunguye subscribe, wanakanze kukazogera kugira ngo amasomo yacu cyangwa se updatinze buri munsi ajye ahita kugeraho mu bambere. Nimero rero uri buze kumamagara uri kumbaza amakuru cyangwa se uri kunsobanuza uko iyi business wayifungura, iyi business cyashya tugiye kuba twakorera muri iyi OCP mu gihe gikomeje, ariko mu gihe dakomeje nyine nabyo umamagare ku iyo nimero kugira ngo mbaze business iri gukora ya online ni yihe. Andika izi nimero. Andika iyi nimero aba ariyo umamagaraho 073820 kanongere nyisubiremo 073820 iyi niyo nimero uri buze kumamagaraho nkubwire business tugiye kuba twakikorera, ariko link nababwiye ahantu murayisanga muri comment. Ikindi ni ukuhurira mu yindi video. Ciao.